Uyu munsi ndashaka kuganira namwe ingingo ikomeye cyane, ibintu ukwiye kwitaho igihe uvuye mu kazi. Abantu benshi barakora cyane ariko bakibagirwa ko umubiri n'umutima bikeneye kuruhuka. Reka tuvuge ibintu 10 by'ingenzi bigufasha kugira ubuzima bwiza no gukomeza gukora neza buri munsi. Kora subscribe na like. Ikintu cya mbere, siga akazi aho ugasoreje. Iyo urangije akazi, jya ugerageza gusiga ibitekerezo by'akazi ku kazi. Ntukajyane stress y'akazi mu rugo. Ubutwari nyakuri si ugukora amasaha menshi, ahubwo ni ukumenya igihe cyo kuruhuka. Icya kabiri, fata umwanya wo guhumeka neza. Nugera mu rugo, fata iminota mike uceceke, uhumeke neza, wicare utuje. Ibyo byonyine birakuraho umunaniro n'imihangayiko y'umunsi. Icya gatatu, ganira n'umuryango wawe cyangwa inshuti. Ujye uha agaciro umuryango wawe. Igihe uvuye mu kazi, ni amahirwe yo kuba hamwe n'abakunzi bawe. Ganira nabo, museke, mwishimire umwanya wanyu. Ibyo byongera ibyishimo mu mutima. Icya kane, kora siporo cyangwa ugendagende. Siporo ni imiti y'umubiri n'ubwonko. Ntibisaba byinshi. Kora urugendo rugufi, uzumva utuje cyane nyuma yaho. Icya gatanu, tegura gahunda y'ejo. Fata iminota mike wandike ibyo uteganya gukora ejo. Ibi bigufasha kurara utuje no kudahagarika umutima utekereza ku kazi. Icya gatandatu, senga cyangwa witekerezeho. Ujye usenga Imana, wishimire ku byo yakoze uwo munsi. Niba udasenga, ushobora kwitekerezaho ugashimira ubuzima. Umwuka wawe nawo ukeneye amahoro nk'umubiri. Icya karindwi, irinde ikoranabuhanga cyane. Telefone, televiziyo n'imbuga nkoranyambaga bishobora kukwiba amahoro. Gerageza gufata umwanya udafite ibyo byose. Ube wowe n'ijwi ry'umutuzo wawe. Icya munani, kurya neza no kunywa amazi. Umubiri wawe uba wacitse intege. Kurya indyo yuzuye, kureka fast food no kunywa amazi bizagufasha gusubirana imbaraga. Icya cyenda, kora ibintu ukunda. Kumva indirimbo, gusoma ibitabo, kureba filime cyangwa gukora umwuga ukunezeza. Byose bituma ubuzima bwawe burushaho kuba bwiza. Icya 10, kuryamira ku gihe. Irinde kuryama utinze. Kuryama kare ni kimwe mu bintu by'ingenzi bituma ejo ubyuka ufite imbaraga nshya n'ibitekerezo byiza. Ibintu byose twavuze biroroshye, ariko bitanga umusaruro ukomeye mu buzima bwa buri munsi. Ntukore gusa ngo ubone amafaranga, ahubwo wige kubaho neza. Niba uyu muburo wagufashije, kora like, subscribe na share kugira ngo n'abandi bagire amahoro n'imibereho myiza. Naho butaha.